Someone itself is asking, is you too having a sounding reason? Impamvu yo kugira gute, impamvu yo gukora iki, turabireba. Sounding reason or being reason, that would not say that. Reka tubanze turebe setting cyangwa se igitabo cya Nehemiya uko kirimo kuza n'ibikivugwamo tubashe kugira uko tubyumva. This first pay much attention on the book of Nehemiah so they have a clear understanding. Icyo ngiye gukora gato ni iki? This is what I'm going to do. Ubona abantu bakunda kutugezaho amakinamico aya magufi dukunda kumva y'iminota 15, abantu bakina ikinamico urunana. This figure is kind of insulting Lana. Ntabwo nzi niba habaho cyangwa barahahimbye ahantu hitwa Inyarwanda. I don't know whether it's true that Inyarwanda is there or it's there. Niho haba babushombe, babudensiya, bazashaka n'abadevota niba. Hanyuma abadukinira museke we yabujya bumva ko sinzi niba habaho nabo ahantu muhumuro nabo. Museke we yatwa whether muhumuro nabo imanzis. Biriya aba kugira ngo ujye wumva ujya kumva iyo kinamico wumve aho bantu bahatuye uko babayeho, hanyuma wumve ibyo bakina uburyo bihura n'ubuzima bwacu. Rero niko kagero gato nari nshatse gufata igitabo cya Nehemiya kugira ngo nacyo wumve setting yacyo cyangwa se aho kiri uburyo giterekwa hano muri Bibiliya. Danieli uyu batubwiye wabaye indahemuka ku Mana ku ngoma y'uriya mwami Dariyo. This time we'll talk about that was the regime of Darius. Aha twari twamaze kugera mu ngoma y'Abamedi n'Abaperesi. We were already engaged in the reign of Mede and Persians. Aha ngaha kandi nuko imyaka bayibaraga imanuka as they are counting down. Ingoma ya Babuloni, the Babylonian kingdom, yari yahagurutse mu mwaka wa 539 mbere ya Kristo. Was perished in 553. Cyagiye Belushaza yicwa. Bibiliya iravuga ngo ubwami buhabwa Dariyo w'Umumedi. The Bible tells us the kingdom are given to Dariyo who is Mede. Ariko muzi yuko itegeko ryo gutahuka ry'Abayuda ryatanzwe na Kuro. But this man Kuro also gave the claim of slaving free from 7 given by Kuro himself. Ni itegeko rya mbere. This is the first thing. Niyo mpamvu tubona niba mwibuka ibyigisho byo mu ishuri ryo kwisabato byatubwiraga ku gitabo cya Ezra na Nehemiya. The school Sabbath lessons about Ezra and Nehemiah. Byari mu gihembwe cya kane cyo mu mwaka wa 2019. It was 2019 izina ry'uwari wabitwandikiye ni nawe watwandikiye ibingibi turimo kwiga ubu. The author of those books is the same author of this message today. Oskala, by the name of Oskala. N'irindi zina rigoye kwisoma. Bigaragara yuko uriya Dariyo nuko ubasha kubisoma ntabwo yatinze ku ngoma. Niyo mpamvu mu myaka igera mu 2 ashobora kuba yaratanze hanyuma hajyamo Kuro. Most probably within 2 years Dariyo didn't took place on his reign. Kuro rero niwe wasobanukiwe neza nuko Imana yavuze ibye imyaka 150 atarabaho imuvuga izina ababyeyi be bataramubyara ngo bayimwite. Ivuga yuko Kuro amarembo azamwikingurira, imigezi igakamira imbere ye, kandi yari yarashyiriweho yuko ari we uzatanga itegeko ryo gucyura muri ubwoko bw'Imana. Iby'amarembo kumwikingurira muzi yuko mu buhanga yize na strategy nibwo yakamije rwabuzi rwa Ufurate rwanyuraga muri Babuloni bahinjira rwose nuko twaje kwinjira ahangaha Babuloni irahaguruka. God himself measured the name Kuro 150 years before even you were being born. Nibwo rero uyu muntu yitwa Kuro yahise avuga ati iyi Mana. That's when this man calls him this God. Kandi burya ngo no muri cya cyumba Daniel yasobanuraga
person where that was explaining the readings. Avuga mene icyo bivuga. Explaining men the meaning. Agasobanura tekeri icyo bivuga. So tekeri. Na yari ya ufarisini. Even of ourselves. Burya ngo abatasi bakuru bari bagize muri kijya cyumba. Kubera ko abarinzi ba Babuloni n'abari mu cyumba bose bari basabwe n'ubusinzi kubera ko byari ibintu bitubahishije Imana. Urumva niba Daniel yaravuze yuko, you see, if Daniel said so, imyaka umaze ku ngoma yabazwe. The years you spent there was being counted. Wapimwe usanga udashyitse. Been balanced and found unwanting. Ubwami bwawe bushyizweho iherezo buhawe Abamedi n'Abaperesi. Now is perished, given to men and the Persians. Rero byatumye ingoma y'Abamedi n'Abaperesi hari ukuntu yaganurikiraga Imana, bihatira cyane mu kugira ngo ishyaka ryayo ryari ryarasabwe mu Bunyage na Babuloni batahe bajye kubaka inzu, ndetse n'imitungo yabaga ari y'umwami iratangwa kugira ngo bikorwe. This made the kingdom of Persians made be obedient to Almighty Father in heaven. Ubwo nibwo itsinda ry'abantu ba mbere bagera mu 50,000. That's when the first group of people equals to 50,000. Batahutse bayobowe n'abagabo babiri. Started leading by two people. Umuyobozi nakwita wo mu bya politiki. The political leader may call. Cyangwa se wari ugiye kuba guverineri w'iyo ntara y'Ubuyuda. Was about to be appointed as a governor. Ariwe Zerubabeli. Was named by Zerubbabel. N'umuyobozi bagombaga gufatanya w'iby'umwuka. Along with the spiritual leader. Ikintu cy'iby'umwuka ni ikintu cy'ingenzi cyane. This affair of spiritual sense is something important. Ubona ko no mu itorero ryacu habamo icyiciro cyitwa chaplains. Even in our church you have that kind of program named chaplains. Ibigo byari by'Abadivantisiti n'ibitari by'Abadivantisiti. Adventist and Adventist schools. Ariko twivugiye nk'ikigo nk'iki. If we spoke about this school. Kiba gifite directeri. Wenda niba ari imiti ikoreshwa. Umuyobozi mukuru wayo arahari. Ariko burya bashyiraho n'uwita ku by'umwuka cyane ko itorero ari uburezi kubunavuga. Also point to that. Zerubabeli rero yari afite uwitwa Yosuwa. Zerubbabel then has a man called Joshua. Atari wa wundi wasimbuye Mose ariko kuko yari yarapfuye kera cyane. The success of Moses was he died for ni Yosuwa witwa mwene Yosadaki. Is Joshua belonged to Sadaki. Ariwe wa wundi tubona muri Zekariya ngo wari uhagaze imbere ya marayika Satani amureka yambaye ibizinga. Find him in the book of Zechariah. Ujye umutandukanya na Yosuwa wasimbuye Mose kuko we yapfuye kera cyane. He died for so long. Aho rero ntitwatinda. If you pay my attention there, then nuko Zerubabeli n'uwo Yosuwa nabo batahanye baragiye bubaka ingoro y'Imana cyangwa se bayisana mu bihe bigoye. Joshua and Zerubbabel were getting back and built in a tough time. Mu bihe bigoye pe uburyo byabatwaye imyaka 21 kugira ngo urusengero babe bamaze kurusana. It took them the whole 21st to cover up the entire church. Ubwo rero abantu bari baraje muri 537. Those people in 537 mbere ya Kristo ingoro y'Imana bayitashye muri 515. The temple of God was acquired in 515. Cyangwa se ahagana kubera ko abari gucishiriza ibyaha. Ariko iyo ngoro yari yubatswe umurwa wari Yerusalemu inkike zari zitubatswe. Though the temple was constructed, but the fences were not constructed yet. Kongera gusubizaho ubusugire bwa Yerusalemu, bringing back the sovereignty of Jerusalem. The restoration of Jerusalem, cyangwa se la restauration de Jerusalem, byagombaga kujyana nuko ingoro y'Imana isanwa, gahunda zo kuramya no gutwara n'ijana zigakorwa, ariko kubera ko bagombaga no kwirinda abantu baza kubavegeta, abantu baza kubaderanja. Murabona ko iki kigo gifite umutekano ku bw'iyi korotire ihari. You see, as we're having the fence, it makes this campus secure. So it took place in the same time. Gahunda yo mu rusengero yasubijweho muri uwo mwaka, ariko umurwa ukirangaye n'ubundi abanzi babo bari barangajwe imbere n'abagabo batatu amazina akunda kugaruka cyane,
abantu bishyiriye hejuru kurwanya Imana bihandagaje umuntu witwa Sanibalati, umuntu witwa Tobiya n'umuntu witwa Geshemu. Geshem, Tobiah, and Sanballat, they were the famous names used to come in front of us, first and foremost those whose charges against my God. Ubundi aba ni abantu bari barabwiye Satani bati "Juko ndikoresha." These are the people that were able to serve the devil. Nuko hari abantu babariye kuri Imana bati "Juko How ndikoresha." son that surrendered himself to God. Rero aba Bayuda bakomeje kubaho uko imyaka yagiye imbere. Tuza kubona uko aba bayobozi b'Abamedi n'Abaperesi nabo basimburanaga. Biza kugera ko haza gutahuka undi mugabo witwa Ezira. We see the successions of Medes and Persians. To the extent you have the man came called Ezra. Ezira yatahutse mu mwaka wa 457 n'itsinda ry'abo bari bari kumwe, ariwo mwaka ukunda gufatirwaho kubara ibyumweru 70 byagenewe Abayuda ndetse n'imyaka 2300 ariko buhanuzi burebure bwa gihanuzi bwabaye. Icyo gihe rero Ezira tubibona mu gice cya 7 ataha, ariko bisa naho ibiva muri Ezira igice cya mbere kugeza muri icyo gihe ataha nabyo byanditse muri Ezira, ariko bisa naho byabaye akaragera i Yerusalemu. Once you see what's written in the book of Ezra from chapter 1 to 7, as if it took place even before reaching Jerusalem. Nawe asanga gahunda z'i Yerusalemu zikorwa kubera ko he has well-planned program being done in Jerusalem. nawe yagombaga kwiyunganiza mu by'umwuka bakigisha ishyanga ryari rivuye mu bunyage amategeko y'Imana. I also support to join hand together with them so that he preach for those about God's command. Gahunda zo kuramya Imana zari zikibangamiwe n'uko Yerusalemu inkike zari zikiri umusaka. Things were not officially performed well because the fences were not there yet. Icyo gihe rero ingoma zasimburanaga, umwami wari urimo witwa Arutazeruzi yari afite umuhereza nyuma ya Ezira, yari afite umuhereza witwaga Nehemiya aguwe neza ibwami. Yeah, also after Ezra has also this man called Nehemiah. Ariko ngo aza kumva inkuru z'uko abatahutse babaye nabi, inkike z'umurwa zikiri amatongo, yiyiriza ubusa, arwara bitari indwara ihungabanya umubiri ahubwo indwara y'umutima, kugeza ubwo n'umwami yamubonye aza kumuhereza avuga ati ubwo ni gusa urarwaye, nta muntu waba ameze atarwaye. After hearing what took place there, he took time and fasting, even though he was serving the king. King himself saw it in his heart. Then what happened? Aho rero niho Nehemiya yabwiye umwami ati ntiyababwira ati ntabona nde kurwara bituro byabase kuza ubwira mbese uko hameze. Nuko rero umwami Imana imukoreramo niho kumubwira ngo none se numvise bavuga ko yitwa Emerson hari icyo unsaba. That is anything you are asking from me, Emerson. Nehemiya yari umuntu wabanaga n'Imana, ntabwo yahise avuga ngo urakoze nyagasani rwose nshakira pasiteri ngezayo byihuse. Nehemiah's God's servant didn't say that please thank you, I thank you God, give me pastor, take me there. Ahubwo ngo akiri imbere y'umwami ndetse atanahumbisha amaso, mu kanya hari kangana ko guhumbya ariko adahumbisha, ngo nuko saba Imana ngo inyigishe nanjye mbone icyo musaba. He requested God to preach him so that he knows what to ask. Ariko hari n'aho yari yabanje kuvuga umwami mu isengesho ry'atamuvuza izina asenga ati kandi uzame no kugirira umugisha kuri uriya mugabo. That is why he even preached and mentioned the name, without mentioning the name, please let me be placed before the king himself. Ibyo rero yasabye murabizi. You know what he asked for? Umwami yarabimwemereye, bemeranya igihe azamara, amwandikira n'urwandiko, amuha escort cyangwa se cortege y'abamukurikira kugira ngo azajya ajya hose bajye kugurura amarembo atambuke, amuhesha inzandiko zizatuma aho bavugaga ngo ni mu kibira cy'umwami cyangwa ishyamba ry'umwami ryo hakurya y'urwo ruzi rwa Efurate, kuko yarahawe inzandiko zo kuba ahayobora n'ibyo azakenera byose akajya abihabwa. Ubwo rero Nehemiya ashyira nzira araza. The king provided almost everything to Nehemiah, including the escorts, allowing him to cut the trees from his own forest. Aho rero nabaze nsanga
nuko muri ibyo byigisho babitubwira hari mu mwaka wa 444 cyangwa 445 mbere ya Kristo, hari hashize imyaka igera kuri 92 babandi batahutse mbere ba Zerubabeli bahageze barasabye urusengero ariko nta nkike zihari. Almost 92 years we are done without having the fence of the God's temple. Ibintu rero ntabwo byari byiza kuri iri cyapa. Things are not well with these God's children. Icyigisho kiravuga ngo wowe se impamvu urayifite? Do you have a very certain reason? Umurimo wa Nehemiya rero batangira kumurwanya. Nuko nakubwiye ngo turi muri Nehemiya 6 uhagumye tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya agisesekara i Yerusalemu igice cya 2 umurongo wa 10. See in the book of Nehemiah, chapter 2, verse 10. Bukeye Sanibara n'umuhoroni na Tobiya umugaragu w'Umwamoni bumvise ko Nehemiya yahasesekaye, birabababaza cyane yuko haje umuntu wazanywe no gushakira Abisirayeli ibyiza. Tobiah and Sanballat went angry after hearing that it's someone who is looking for good to Israel's people. Baririmbyi mwari muzi yuko iyo hagurutse umuntu hagurukijwe no gushakira korali yanyu ibyiza ari abo bibabaza. Bizera mwari muzi yuko abantu bagiye banyuranye barimo abayobozi iyo bahagurukijwe no gushakira intara yanyu y'ivugabutumwa ibyiza hari abo bibabaza. Are you aware that if you stand for something good, other people also stand fight against you? Mbese abayirake bazi yuko igihe bahagurukijwe no gushakira iki kigo ibyiza hano bitanezeza? Does it lack more the same too? Birababaza bitewe n'uko haje umuntu wo gushakira Yerusalemu ibyiza. They are so angry because someone who is looking for good belongs to. Aba bantu rero bari batangiye kurwanya umurimo. These people are fighting against God's mission. Nehemiya yaje akaba umuntu wasasa ibintu bye, ahubwo hari ijoro ryasabye ko abandi bajyanye yakoze patororo cyangwa se paturuye agenda areba ahasenyutse, areba ibikenewe ku buryo ko nta muntu wamenya aho yagiye. Nehemiah was not an extravagant man. He used even to patrol and take a night walking so that he see what is taking place there. Mbese bayobozi mwari muzi yuko rimwe na rimwe kugira ibanga muri uyu murimo bifasha byinshi. The readers know that knowing confidence and making things prove. Hari n'igihe bitaba ngombwa ko perezida wa korali agenda yasaza imigambi yose ayifitiye. It's not necessary for the leader to proclaim anything concerning Paraguay. Nta nubwo ukwiriye kuzajya ushyuhaguzwa ngo wegere umuyobozi w'intara uvuge ko ari kubigura tubagira iki. Hari igihe babifite ariko iyo igihe kigeze akaba ariho afunguraho akababwira ati muri aya mezi 5 tuzakora iki. Don't even dare to push yourself waiting for a pastor asking what he has for you. Nuko Nehemiya atangira kwegeranya abantu ngo bubake. Dusoma muri Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 19 kugeza wa 20 uburyo batangiye kwegeranya nabo bavuga bati turi b'igitutsi yemwe muhaguruke twubake. Nuko ngo ariko Sanballat w'umuhoroni na Tobiya umugaragu w'Umwamoni na Geshemu w'Umwarabu babyumvise baraduseka baradushinyagurira baratugaya inshinga 3 hafi mwitari ihagije. These are the 3 brothers. They laughed at them, scorned at them, and despised them. Baraduseka baradushinyagurira baratugaya, they despised them. Kimwe muri biriya bikorwa bitatu ubwacyo cyari gihagije. Only one of the 3 purposes was sufficient. Ariko barabigerekeranije kugira ngo bagumye babashore. They bring them together to house them. Bati ibyo mukora ibyo ni ibiki? Murashaka kugomera umwami? Maze ndabasubiza nti Imana nyir'ijuru bizakubashisha. What are you doing? You want to rebel the king? Then they say, the Almighty Father in heaven want to equip us with a call. Nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka. That's where will people stand still and construct. Ariko mwebwe, but you, nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. You're never having any kind of inheritance in Jerusalem.
twahamagariwe kuba indahemuka nka Daniel. We are called to be faithful as Daniel. Ubu nabwo bwari ubudahemuka. These are faithfulness too. Bakomeza kumurwanya. Yerusalemu rero kubaka inkike, nusoma uko byagenze bisa naho batahereye hano ngo tugende tuzagaruke aho twagereye igikingi cy'irembo. Bisa naho umuryango uyu n'uyu biyemeje aho bari kujya basana. Uzasoma ngo bamwe bakomerezaho basana, abandi bakomerezaho basana. Bari bafite ukuntu bari kubikora bakazaburizamo hagati. It seems they didn't build the construct as we normally do, but each and every single family took part and then they worked on it. Niyo mpamvu dusoma muri Nehemiya igice cya 4 kugeza uwa 6, cyangwa hari verisiyo wasanga ari igice cya 3 gukomeza, ahavuga ngo bukeye Sanibalati yumvise ko twubaka inkike, ararakara agira umujinya mwinshi. After Sanballat heard that we are constructing, he got angry. Arakara agira umujinya uganiki. He got angry and tempered. Kurakara no kugira umujinya mwinshi bisa nkaho wahumekeweho n'Imana wanditse ibi yasanze atari kimwe. Being angry and being tempered seems quite different. Bisa naho bigiye bitandukanyije kubukana, kurakara no kugira umujinya mwinshi. Ariko yararakaye agira umujinya mwinshi, acyurira Abayuda. Kabiri, avugira imbere ya bene se n'imbere y'ingabo z'i Samariya ati, ziriya mbwa z'Abayuda ziragira ibiki. Ziriya mbwa. Yaravuze imbwa shire, imbwa dogs. Twadusimba nyine tumoka. It didn't mean anything. Nazo ni imbwa, ariko mu Kinyarwanda iyo uvuze uti uri imbwa, ari igihe wenda ushatse kuvuga ko ari ikigwari cyangwa se umunyabwoba, ariko kubera ko ari agasimba nako ari kuyagatereye no kubikwita ntibikunezeza, nuko abifatira ku gakanu ati, ariko mubona ziriya mbwa z'Abayuda zigira iki? You see which this kind of dogs of Jesus are they doing? Abangaba yisimbwa. Those people named dogs. Abayisimbwa niho duherutse kubona mu cyigisho twize uyu munsi, Imana ivuga ituma kuri Farawo inabwira Mose mukomeza iti, uko bizagenda rwose muzahaguruka muri Egiputa mugikana imbwa. These are the very same people we've been looking at that God said, whatever the case will be from Egypt to Israel standing. Abandi abantu Goliath yibesheho ati ingabo za Sawuli. These are the people listing mistakenly on the boat. Ni nuko ushobora kubibeshaho bavuga ngo muri abapastor. They can even be mistaken about you that you did not. Kandi ari mwebwe ari na pastor muri Imana. Whether you pastor you belong to God himself. Aba nibo bantu Goliath yaje iminsi 40 yararikoresheje ariko nk'umugabo. These are the very same people that Goliath stands still and learn from you. Goliath yaje umugabo ariko mu iteraniro abagabo ku kijyanye no kwambara ipantaro bari benshi muri iryo teraniro. Ariko hashize iminsi 40 mu bakwije kondisiyo yo kumugabo kubera ko wambaye ipantaro, hanyuzemo umugabo Goliath ashaka kubarwana. Wearing trousers doesn't mean that you actual man. Nuko haza agahungu kitwa Dawidi kari kasabwe no kugemura kakareba amakuru y'abakuru bako batatu baje gutabarana na Sawuli kakisubirirayo, ariko ushobora kuzanwa no kugemura Imana ikagusohoresha indi misiyo. Uyu niwe Dawidi wumvise ibintu Goliath avuga kuri ubwoko bw'Imana, niko kubaza ikibazo kitari cyarabashijwe n'undi wese ngo uyu Mufilisitiya utarakebwe upanga ubwoko bw'Imana ni kabiraga. This young boy called David, though he was young boy, but he understood and decided himself to serve God and fight against Goliath on behalf of God himself. Wowe se ntabwo bire ibintu buriya bigatiki buriya mu bigatiki. Rero aba bantu barimo babita imbwa, ariko muri uku kubita imbwa byari ibintu bikomeye cyane. Noneho ngo uwitwa Tobiya yari kumwe na Sanibalati nawe yacokamo, wumva ibintu yacotsemo nko kuvuga ngo yegora wadibyo wubaka ngo
imara iki? No, cyangwa se irigurinda, ariko ushobora kuba muzi amoko menshi y'ibikoko. Ingunzu, imbwebwe, umuhari, nyiramuhari n'inka. Bishobora kuba wenda biri mu bwoko bw'imbwa cyangwa by'ibibwana, ntabwo bizi, ariko nzi ko hari igihe nk'abana umuntu yajyaga afite ahantu ataravuka ku rutoki, ugasanga ibyo bisimba byazitabuye, ukavuga uti murambe mu kiyari, numva baravuze ngo ni ingunzu zigenda zijya zavuka mu rugi, zigenda zijya imineke. Ingunzu we karabazizi, ariko icyo mvuga mw'abantu mwe, nanjye nubwo ntari umwubatsi, bibaye bya bintu twavugaga ngo dukine iby'abana, avuga ati njyewe ngiye kubaka urukuta, niba ndi kubaka gutisi, niba ndi kubaka kwa Teresi, ariko nk'umuntu utarabyigiye hagira ukuntu ngenda ngerekeranya amatafari mu majuru nkagiramo sima, wenda bikakuvuga ko ingunzu yabijyaho ikabiri. Though these people are doing great saying that though you are doing this job, but the animals will come and destroy whatever you're doing. Ubwo mvuze ngewe umwubatsi utari karifiye, ntanswe ibyubakwaga n'abantu bari karifiye. Who is not qualified, rather than those who are being built by qualified people. Akashobo gakabije cyane. Hari benshi bazakubwira ngo ingunzu n'ibijya birabirika, ushinze korali, urwo rukuta rubatse ingunzu n'ibijya birabirika, murimo murategura ivuna, urwo rukuta ingunzu n'ibijya birabirika, mugiye kugura ibyuma mwifashije muremure, urwo rukuta ingunzu n'ibijya birabirika. Hari uzaza akababwira ati ibyo mwihaye intego z'ibirundo n'iki, urukuta mushaka kubaka ngo mutsinde iyo ntego, ingunzu n'ibijya birabirika. Ntabwo ibyo bisaba. Those are the kind of the humiliation of the highest order. The question still goes the same. You have a great something reason. Nuko igihe kiragera, inkike barayubaka, bigeze ubwo babandi bari bagiye bahera hirya no hino bahuje. Noneho inkike igeze ubwo yuzura, ariko batarakinga amarembo. Time came, the first gate constructed and lifted, but before facing the gateway. Nehemiya gatandatu rero wandika mubwiye kuguma turahageze tujyane. Go back to the other chapter 6 of the book of Nehemiah. Umurongo wa mbere, bukeye babwira Sanibalati na Tobiya na Geshemu. Bababwira iki rero? What did they tell them? Bukeye babwira Sanibalati na Tobiya na Geshemu, umwarabu n'abanzi bacu, yuko nubatse inkike kandi ko nta cyuho gisigaye kuri yo, nubwo nari ntarakinga inzugi ku marembo. That was building the wall and there is no plate left in, though at that time I had not set up the doors of the gate. Bukeye babwira. And the very following day, that's what they told. Ese ubwo ni bande bagiye kubwira Sanibalati na Tobiya na Geshemu? Who are they then? Bishoboka ko zari za maneko zabo, ariko nta kabuza harimo n'abayuda gito. Maybe they're their spies, but also babaga bakorana na Nehemiya ari abayuda, ariko bakajya kuripotinga kwa Sanibalati na Geshemu na Tobiya. this is considered to be double-headed. Pastor ntuzatangazwe nuko The pastor don't get surprised. hari abantu ushobora kuba unizera. People you put your trust in. Korali ntuzatangazwe nuko hari abantu ushobora kuba unizera. Ibyo mukora y'uyu murimo, buri ntambwe yose mutera niyo muteganya, bajya kwiripotinga kwa Tobiya na Sanibalati na Geshemu. Don't get surprised. Whatever you do, be reported to the Yeshua and Yeshua. Niko byabaye, niko bizahora, kubera yuko na nyir'umurimo yavuze kuko bizagenda rwose, amasaka n'ibyo, ariko n'ubukungu ntiruzagira gute, ntiruzabura. That's what happened. It is happened. It will happen too. Murongo wa kabiri, Verse 2. hari icyo bita rero stimulus na reaction. Iyo ngize gutya agira gutya, iyo mpamagaye mbita, babwiye Sanibalati na Tobiya na Geshemu, none se bagiye kuriyagitinga gute? Kuriyagitinga muri Kinyarwanda This Tobiah and Sanibalati, we are told, so we are now going to react. mbese ku byo bababwiye
kibazo none se oya da murongo wa kabiri nuko Sanbalati na Geshem Tobiya no naje barantumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza cya Ono. Sanbalati and Geshem invited me to meet on the known called Ono. Iyo ni ay'umurongo wa kabiri Nehemiya 6 yaho rero ariko bashakaga kungirira nabi. Though they invited me, but they wanted to espouse me. Noneho rero tukiri kuri nuko Sanbalati na Geshem barantumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza cya Ono. Wowe ntabwo gutumira nguze muhurire kuri Jambo Beach. Nehemiah once used to be invited. Duhurire ku kijumba se mubwira ka until being invited somewhere so that you be told someone. Kandi ubwo babikubwira mu masaha ugomba kuza gutoza korali. You always used to receive this kind of message once you have something crucial to happen. Babikubwira mu masaha wenda wari wageneye guhimba indirimbo y'ubutabazi cyangwa se ishuri ryo kwisaba. Maybe during the time you are composing a song. Uyu we bari bamubwiye muze duhurire mu kiriya kibaya cyo mu gisiza cya Ono, wowe harakuba kujyana. Noneho rero hari ubundi butumire busigaye bugoye ikintu cyitwa social media. Kuri Zoom ntabwo barimo kugutumira. Until being invited. Until being invited even this first evening. Kuri TikTok. Via TikTok. Kuri WhatsApp. Via WhatsApp. Kuri Instagram. Ubu ni ubutumire bwinshi bw'abashaka kuguteshura busigaye kubera. People want to mislead you are passing via those kind of media. Hari n'uzaguhamagarira ikigarati duhurire downtown cyangwa duhurire mu marangi dufate ka TV ubundi kubwira. You'll be invited here and there. Niko byahoze niko bizamera. It was happened, it's now happening. Ikibazo saba gutumira ariko Nehemiya wakurikiye n'umwuka w'Imana yamenye ko ubwo gutumira atagomba kubwitaba kuko yaburiwe na mwuka w'Imana ko bashaka kumugirira nabi umurimo udindire. Nehemiah was warned by the Holy Spirit that please don't respond to that kind of invitation. Nuko umurongo ukurikiyeho wa gatatu. As we go to verse 3. Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye sinashobora kumanuka we. I also send the messenger that I'm doing a great work here, so there's no need to come down there. Ariko kawe nakushyizeho nyine ariko ni nkawe yavuze ati ko nimero composé n'est pas accessible mw'abantu. Veuillez rappeler l'intérieur. Siko wa mugore wo bita composé ajya tubwira. You dialed a wrong number. Niko bajya bavuga. Wahamagaye nimero itariyo. Hari indirimbo najyaga numva abantu bakunda kwicuranga hari n'ibyo umuntu yumva yihitira kuko iyo duhitare na byinshi twumva tutabishaka ngo hano nataka kuongea na Mariko ngo tafadhali dada akakubwira yanga ngo hao yahamagaye ukashakura na Mariko unina wakamukatira tafadhali dada wahamagaye nambi cyane nuko Nehemiya batuwashi kugabura za
kugira ngo amahoro ahinde, dohora wakana dohora itugurize hagati, ariko ukaza mu biganiro utari umuntu bahita babwira uvuge ngo yesa yesa, ngwino kuri jambo beach yesa, ngwino duhurire Nyagasamba yesa, kandi ufite korali utoza, kandi ufite akarasisi uri gutoza, kandi ufite repetisiyo, kandi ufite komisiyo y'amavuna wari kujyamo rwose. Iyo mpamvu birafatika yo kwita ngo once people have a talk on the table, then you sit and start bargaining until they will having the very same understanding. We shouldn't be able, always be easy taker. Icyo jambo akoresheje bargaining, ntabwo umuntu aza kubwira ngo izifuka zawe ndaguha ijana nguzeyo, uravuga uti ngiye urama 200, kubera ko uzi ko natayaguha ahandi barazigura. Ariko iyo aceka yuko iryo jana nutaryemera zirakugorana, bihita uvuga uti ahubwo niba umwana 80 nari kwemera. Nehemiya bati manuka dusanga ati simanuka, ndimo ndakora umurimo ukomeye. Iyo yari impamvu imushyira muri position de force, yari impamvu imushyira muri iyo bargaining, imushyira ahantu havuga ngo ntabwo icyo urambwira cyose ngo nze ndahita nitaba naho ntafite position nanjye ndimo. Bizera Imana yaduhamagariye umurimo ukomeye, umurimo w'agaciro, umurimo wagombye kuba ukorwa n'abamarayika. Uyu mudiyakoni wabyerejwe, umushefu w'igido wabirobanuriwe, umugabura wabyerejwe, abayobozi, abarayiki, abagore, abakobwa, hari n'ubwirisha ubutumwa n'ibitabo twabonye. Aba bose buri wese muri tebayitoma Imana yashatse ko akoramo. Yesu hari ikintu kimwe yavuze yuko uwo yagira icyo apfa nawe gusa ni usandaza, ariko uhuriza hamwe na Yesu nashaka abe aruriya watubwiye ati karibu. Iriya jambo ryari rihagije kugira ngo muri ubu muzabibu abakoze ikintu gikomeye. Niyo mpamvu ukwiriye kuri buri telefone yose guhamagara ishaka guteshwa ku murimo, uvuga uti ndimo ndakora umurimo ukomeye, nta mpamvu yo kumanuka ngo mbasane. That we have to value the duties that we have, regardless of how small it is, because it would be having a done by the heavenly angels. Aho rero dusoreza uyu murongo, uko bigaragara ntabwo inshuro imwe yari ihagije kugira ngo Nehemiya bamuveho, ahubwo umurongo wa 7 badumaho batyo kane nanjye mbasubizamo. Ese uragize ngo kane ni gakeya? One more time was not enough. They sent messages to him 4 times. Do you think 4 times is not enough? Yosefu wagaragaje ubudahemuka batubwiye mu kibwirizwa cya mbere, nyirabuja ntabwo yamusabye rimwe, nta nubwo byabaye kabiri. It was not once or twice for Potiphar's wife to Joseph's case. Kuko yaravugaga ati ubwo yanze, hari igihe ejo azabona ko yabaye ikibuga cyangwa yabaye imboga zibonye abantu akisubiraho, ariko akavuga ati wakuganira wakwemera. Ariko Yosefu yakomeje kwanga. Twabonye yuko mu kwingahemuka yagiye no muri gereza. Bagutumaho kangahe? Nehemiya ati bandumaho batyo kane nanjye mbasubiza kwa kundi. Ndimo ndakora umurimo ukomeye, nta mpamvu mfite yo kumanuka ngo mbasane. Abarimo gushaka gukura muri korali, barimo gushaka gukura muri master guide, barimo gushaka gukura mu burayiki, barimo gushaka gukura mu mana iyo ari yose ufite urimo gukora muri uyu murimo, abarimo bakwigisha ibyambaye na byahehe, barakubwira kangahe ukabusubiza uti. Nehemiya ati bandumaho batyo kane ngo duhurire muri cya gisiza handi hitwa Ono, nanjye mbasubiza kwa kundi kane. As Nehemiah did, if you decided to put your trust and faith to God, at any cost, regardless of what and what, never change your mind. Remain faithful. Nuko umurongo unatubwira yuko nimuza gukomeza gusoma, banamutumyeho ku kagatanu, ariko akomeza kubasubiza kwako. They also send a messenger the 5th time. Maze rero ubwo twabwiwe ngo twahamagariwe kwindahemuka ku Mana, As we are told, we are called to remain faithful to God. twabwiwe yuko dukwiriye kureba niba mu gihe cy'imiraba ishega inkomangiro yacu yafata. We have to check in the time of storms and waves whether the ankles of ours remain stand still.
tubonyemo Nehemiya mu kuba indahemuka ku murimo we, yatanze igisubizo kimushyira mu mwanya mwiza. Ntabwo yigeze ababwira ngo uretse ndaza kubyigaho, numubwira ngo uraza kubyigaho uraba wishyize muri risike z'uko ushobora kuza kumwemerera. Ahubwo niba ari oya, nibe oya. Niba wumva uramubwira yego bimubwira, ariko wimushyira ahantu nka bya bindi ngo abahungu bazi yuko ngo iyo umukobwa bamubwiye ngo none se gahunda nyine, gahunda z'ikinyarwanda mu bijyanye n'izo gahunda nyine, uzi yuko umukobwa aramubwira ati kada nzareba, kandi hari igihe kugira ngo aba yanemeye, ariko ubanza ko ari itegeko, ariko ndaba n'umunyarwandakazi, ubanza harimo ari itegeko yuko adahita kwemera ko yanemeye akakubita nk'amezi atanu. Ibyo nabyo ni umwihariko wacu ko abakobwa baratinya, bagira ubupfura, bacisha makeya, imbaraga babifitemo, ariko bagira uko batwara ibintu byabo. None rero nitubitekerezeho neza, Sani Baratina Tobiya na Gishemu baraguhamagaye ngo umurimo uhise wemera, uhise uhemuka. Nehemiya yahagaze ubudahemuka. Se ntidukwiriye gusaba Imana yo yamubashishaga, kuko twabonye ko ariyo yishingikirijeho ati mwebwe nta rwibutso nta n'umugabane mufite hano, ariko twebwe Imana yacu niyo izatubashisha. Mwahise tukiyambaza Imana ikatubashisha. Yeah, but being culture doesn't mean you put yourself in your dilemma. You have to decide and give the direct response which is positive and you stick on it. Amajwi ni menshi ariko kugutumira ngo umanuke utumurimo, muhurire ahantu runaka, kandi nimuhura aba ari wowe wishyura ikiguzi, kubera ko barashaka kukugirira nabi. Amazina menshi yo gushaka kugukura mu murimo. Ese wababwiye ko urimo gukora umurimo ukomeye w'Imana ko nta mpamvu ufite yo kumanuka? Voices are men inviting you, and once you reach there, they want to hear the bill. So tell them that you're busy serving your men. Amwe muri ayo majwi ni ubuyobe bweruye uhita utahura. Burya reka hari ukuntu umuntu akuyobya mu buryo bweruye. Ese umuntu azakubwira ko icyo izabato, icyo ni ikintu kizasaba ko uvuga ngo reka njye kureba iki byanditswe bivuga. Ese umuntu azakubwira ibindi bakunda kuvuga bijyanye n'icya cumi, ibintu byo kuvuga mw'abantu mwe mu isengero wapi, ngo nta gahunda ikirimo, guterana wapi, n'ibindi byinshi tugenda duhura. Hari ibizaza biguteshura ku murimo, ubone ko ari ukuyoba kweruye. Hari n'ibindi bizaza wumva umuntu akubwiye ibintu by'ibinyoma bibiri, ariko ukumva afite n'ukuri 98. Ukuri 98 ibinyoma bibiri, cyangwa se wumve ni 50-50, 50-50, ikinyoma ukuri. Uko byagenda kose, reka dusabe Imana kugira ngo nk'uko Nehemiya yabaye indahemuka muri uyu murimo, inkomangiro ye muri biriya bihe yari ishikamye, icyo cyamubashishije guhagarara. Nehemiah's ankles were standstill that time, so we are also being advised to stand still our ankles. Reka ubudahemuka Imana iturarikira kugira aba ariyo idushoboza kubugira mu izina rya Yesu. Amen.